Haleluya. Ndabashuje mwese abakurikiranye iki kibwiriza. Amazina yanjye nitwa Pastor Sibomana Obadia, ninjye tugiye kuganira ijambo ry'uyu munsi. Nshimye Imana cyane rero ko iduhaye umugisha wo kwegerana nayo, wo kongera kuganira nayo, kandi wo kongera kumva ijambo ryayo mu matwi yacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku cyanditswe kiboneka muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11. Yeremiya 29 umurongo wa 11. Reka dusome. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Ndasubiramo. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndimo rero nsoma iki cyanditswe, nabashije kugiha umutwe uvuga ngo Imana izi ibyo yibwira ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Imana izi ibyo yibwira ku buzima bwawe. Birashoboka yuko waba urimo wibaza, ubona ibintu byagushobeye, ubona nta cyerekezo, ariko ukibaza ese ibi bintu bizagenda gute? Muri uyu mugoroba nakuzaniye itangazo rivuga ngo Imana izi ibyo yibwira ku buzima bwawe. Uko bimeze kose, uko ubona bisa kose, Imana izi ibyo yibwira ku buzima bwawe. Iki nicyo irimo ikubwira muri aka kanya, ngo nzi ibyo nibwira kukugirira, kandi si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo ikuremo umutima iragukunda. Haleluya. Iyo rero ndimo nsoma iki gice, hari ibintu bimwe by'ingenzi mbasha kureba. Icyambere, ndabona umuntu urimo ubaza Imana ngo Mana ibi bintu bigenda gute? Mana ko ndeba ibintu mbikora ariko nkabona nta cyerekezo, bigenda gute? Mana ibi bintu ko mbigerageza nkabona bitagenda, mbigenze gute? Mana ko ndeba ndwana n'ibi bintu ariko nkabona ntatsinda, bigenda gute? Uyu muntu agatera intambwe ikomeye yo kubaza Imana. Noneho Imana nayo ikamusubiza rero. Haleluya. Hano turabonamo Imana irimo irasubiza, kandi igasubiza ku kibazo. Buriya igihe cyose hari ikibazo haba hari n'igisubizo. Iyo aba nta kibazo, nta n'ikintu Imana iba yarasubije, ariko kubera ko hari ikibazo bari bayibajije, niyo mpamvu ikomeye yatumye Imana nayo ibasubiza. Ibasubiza rero icishije mu kanwa k'umuhanuzi bita Yeremiya, irababwira ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Imana ishimwe cyane. Nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntago ari ibibi ahubwo nibyo muzabona hanyuma. Reka mbabwira kandi kantu hano. Ijambo hanyuma risobanura ko ari ikintu kizaba nyuma y'ikindi kintu. Ibyo bivuze iki? Bivuze yuko ari ibyabanzaga ariko hakaba n'ibindi bizaba nyuma. Ibi byabanzaga rero nibyo byabateye kwibaza ndetse no kubaza Imana. Aha hari ijambo kwibaza, wamara kwibaza bikagushobera ukabaza Imana. Byari bimaje rero kubashobera, bafata umwanzuro wo kubaza Imana, none igisubizo. Imana rero irabasubiza, irababwira ngo nje nzi ibyo nibwira nzabagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbareme umutima w'ibizaba hanyuma ndabakunda. Haleluya. Nagira ngo nkutangariza muri uyu mugoroba yuko Imana igukunda kandi gufiteho umugambi wayo gikomeje. Hari ibizaba hanyuma, ibyo ngibyo nibyo yaguteguriye. Imana ishimwe. Reka nkubwire akangaka nako ukumve neza. Hanyuma haza nyuma ya cya kindi cyari kimaze igihe kikubangamiye. Imana rero iragira ngo ufate amaso yawe uyarenze kubikubangamiye, uyarenze ku nzitizi, uyarenze ku marira,
uyarenze ku gahinda urebe hanyuma. Nurangiza urabona Imana irimo igukorera mu buzima bwawe, Imana irimo igutabara, Imana irimo ikurengera, Imana irimo ikuzamura, Imana irimo iguhindurira ubuzima. Ariko ibyo ngibyo bizaba hanyuma. Haleluya. Iyo mvuze ngo hanyuma bimpa gutekereza cyane. Rimwe na rimwe turavuga ngo ibihe bigenda bisimburana, turavuga ngo ibintu bigenda bibaho hakaza n'ibindi. Uyu munsi niba uri murarira, nagira ngo nkwibutse yuko nta kigeragezo kitarangira, nta kibazo kitarangira, hanyuma hari Imana izagutabara. Imana ishimwe. Hari Imana itabara niyo bigeze ku munota wa nyuma. Hari Imana ihindura ubuzima niyo ubona ko nta cyerekezo. Iyo ngiye nirimo iravugana nayo vuga ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira. Ndagira ngo aho uri ubwire umutima wawe ngo mutima wanjye tuza, kuko mfite Imana izantabara uko byagenda kose. Haleluya. Munyemerere mbabwira agakuru gatoya ahangaha. Hariho umukene umwe yari afite umugore n'abana batatu, nuko uwo mukene aza gupfa, ariko asiga imfubyi ebyiri, asiga n'umupfakazi we umwe. Nyamara yapfuye abasize mu madeni, kuko bari baragiye bajya mu madeni baguza bikopesha n'ibindi ibyo ngibyo, nuko ariko apfa atabashije kwishyura. Igihe kimwe rero abo yagiriyemo amadeni baza gufata abana be ngo bajyane mu bunyage nk'inyishyu y'amadeni yabo. Nuko umugore we ajya gutakira umwe mu bantu yari azi kandi yatekerezaga ko bafite ubushobozi, ariko agezeyo uwa mbere ntiyagira icyo amufasha. Umudamu aravuga ngo uko bimeze kose ntabwo nacika intege, reka njye kureba n'undi muntu tudafitanye n'isano ndebe ko icyo yamfasha nkishyura aba bantu, ahubwo iyo bantu harira abana. Nuko agezeyo rero umuntu aramubwira ngo rero madamu, ntabwo mfite amafaranga yo kuguha mu ntoki, ariko mfite akazi ko kuguha. Kuva uwo munsi umudamu yatangiye akazi, abasha kwishyura ya madeni, ndetse n'ubuzima bwe burahinduka, nawe atangira kubaho neza, agira n'ubutunzi, arakiratera imbere. Byari bigoye ko igihe yari arimo rya deni baje kumutwarira abana, yari kubasha gusobanura ko nawe azakira agatera imbere, akagira n'abo baguriza. Ariko kubera yuko hari Imana itabara umuntu wese uyitakiye, hari Imana isubiza no hanyuma, uwo mudamu yaje guhindurirwa amateka n'ubuzima. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo nkutangarize, niba uri mu kibazo ujye ubasha kureba hirya yacyo, ubone gutabara Imana itanga, ubone ko nawe Imana izakugirira neza. Haleluya. Haleluya. Imana yaramurengeye imuhindurira ubuzima, kandi buhindura mu gihe atatekerezaga, aho mu gihe yari mararira. Niba uri murarira rero uyu munsi, bwira umutima wawe ngo umutima wanjye tuze, hari Imana izantabara, hari Imana izantabara. Erega ibi bintu ntukeneye ko ari umuntu uza kubiguhanurira. Ibi bintu ukeneye kubyumva mu mutima wawe, ugakoresha akanwa kawe uvuga ngo mutima wanjye tuza, kuko nzi neza yuko hari Imana yavuganye nanjye mu ijambo iravuga ngo izantabara. Izi ibyo yibwira kungirira rero ntabwo ari bibi. Haleluya. Hari inkuru imwe nakunze cyane. Bibiliya iratubwira ukuntu Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, inyuma yabo hari ingabo za Farawo, ndetse imbere hari inyanja itukura, hirya no hino hari imisozi. Bose barebye imbere babona inyanja, barebye inyuma babona Farawo arimo arabakurikira, barangije barebye hirya babona ni imisozi no hino, ntibabasha kuyurira. Haleluya. Byaje kugenda gute rero? Bibiliya itubwira yeruye ko bose bahindukiranye Mose, bakamubaza ikibazo kibabaje cyane. Baravuga ngo ni ukubera iki batuzanye ahangaha? Byari ukugira ngo tuze kuhapfira. Ese muri Egiputa nta mva zari ziriyo iyo tureka tugapfirayo? Batangira kumurenganya, baramutoteza, bamubwira amagambo atari meza. Haleluya. Iyi nkuru inyibutsa kandi inyibutsa ko bari muri Egiputa bavuyeyo baje bishimye,
baza baserebura ngo Imana iratuzahuye, Imana iradutabaye, Imana idukirira amaboko y'umugome. Ariko bageze aho rukomeye bahindukirana Mose baravuga ngo ibi twari twarabikubwiye, iyo turekeraho tugapfa cyangwa se tukiberaho nawe ariko tukiberaho. Imana ishimwe. Haleluya. Rimwe na rimwe tugeze mu bibazo rero dutangira kwibaza ku bantu, gutuka abantu, kubavuga no kubavuma, tukumva ko ari zo nkomoko z'ibibazo. Ariko abantu si inkomoko z'ibibazo, ahubwo nuko aba ari igihe cyo kunyura mu bibazo, kuko ubuzima ari ukuzamuka no kumanuka. Hari igihe uzamuka hakaba n'igihe umanutse. Iyo utarimo kumanuka rero uba urimo urazamuka. Iyo uhuye n'ibibazo rero wiyenganya abantu, ahubwo umva ko ari igihe cyawe cy'ibibazo uhuye nacyo, ariko hari n'ikindi gihe Imana izaza kugutabara. Haleluya. Rero iyo nkuru ikomeza itubwira neza ukuntu Mose yahindukiye nawe agatumbira Imana, akayibaza, Mana se ko ngeze ku nyanja, inyuma Farawo akaba nkurikiye, hirya akaba ari imisozi, no hino akaba ari imisozi, wa Mana mbigenze? Imana iramubwira akantu gakomeye, iramubwira ngo komeza kandi ukomeze. Haleluya. Komeza, komeza, wicika intege, komeza. Haleluya. Nubwo imbere bikomeye ukaba uhareba ari urupfu, wareba n'inyuma ukabona urupfu, wareba ku ruhande ukabona urupfu, nagira ngo nkubwire ngo komeza. Hari Imana iguhamagara ngo ukomeze, kuko izi ibyo yibwiye izakugirira. Imana ishimwe. Haleluya. Turashima umwami wacu utadutererana mu bihe by'amakuba, umwami uturengera mu bihe by'akaga, mu bihe by'intambara ntatureke, akatubwira ngo nimukomeze nzabana namwe, akatubwira ngo nzabashyigikira. Dawidi arimo avuga muri Zaburi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Uwiteka niwe mwungeri wanjye andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Hari n'ahandi hantu yavuze aravuga ngo niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya. Haleluya. Niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya, ndi kumwe nawe. Rero hano Abisirayeli nabo bari bageze aho babona bameze nk'abageze mu gicucu cy'urupfu, babona bameze nk'abageze aho ubuzima bwabo burangiye, kuko barebye imbere babonaga bari bupfe, bareba inyuma bakabona bari bupfe. Nyamara Imana ikababwira ngo mukomeze. Haleluya. Byaje kurangira rero Imana ibwiye Mose ngo ngaho ufate inkoni ufite uyirambure hejuru y'amazi. Amaze kuyirambura hejuru y'amazi, inyanja icikamo inzira, Abisirayeli baratambuka. Haleluya. Hari n'akandi kantu Mose yavuganye n'Abisirayeli aho hantu, arababwira ngo Abanyegiputa murebe uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi, muhagarare mwiturize mwicecekere, murabona gutabara kw'Imana. Nyuma rero yuko bikomeye, nyuma yuko ureba urupfu imbere, wareba n'inyuma ukabona urupfu, haba hasigaye Imana yiteguye kugutabara, ikagutabara mu gihe abantu bose batabitekereza, mu gihe abantu bose babona warangiye, mu gihe abantu bose babona nta cyerekezo, mu gihe abantu bose babona ntaho ugana, uba ukeneye Imana ya yindi itabara ikitamurura ku buzima bwawe. Haleluya. Iyi Mana twarayibonye, twabonye itugirira neza. Mu bihe by'amage Imana igatabara, mu bihe by'intambara Imana igatabara. Imana yagiye iturengera mu myaka ya kera, Imana yaduhinduriye ubuzima mu myaka ya kera, n'uyu munsi iracyakora, iracyari ya yindi, ntiyigeze ihinduka. Nagira ngo nkutangarize ko ari Imana yacu, kandi irimo iravugana natwe, itubwira ngo izi ibyo yibwira kutugirira ntago ari ibibi, ahubwo ni ibyiza, ndetse kugira ngo iture mu mutima iradukunda. Imana ishimwe. Iyo usuzumye mu gitabo cy'Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 24, havuga ikintu kimwe gikomeye. Haravuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Aha ntago hasobanura ngo ibyiza gusa, no. Haravuga ngo kuba kunda Imana byose bifatanyiriza hamwe
kutuzanira ibyiza. Iyo mibabaro rero ducamo niyo kudutegura kugira ngo tumenye neza yuko hari Imana izadutabara kandi bikazatugira abakomeye. Nta muntu n'umwe ushobora kuba ukomeye ataciye mu bintu bikomeye, ariko iyo uca mu bikomeye aba ari ikimenyetso simusiga kandi gifatika ko Imana izakugeza ahakomeye, ko Imana izagutambutsa ikagusumbisha amahanga, ikaguhindura ukomeye, ikakugira igikomangoma. Ntibishoboka rero uri umuntu ujenjetse, uri umuntu wa fake, uri umuntu wa pirate. Bishoboka byonyine iyo Imana yagucishije mu bikomeye. Nagira nkutangarize ko rero kandi nkumenyeshe ko Imana izi ibyo yibwira kukugirira kandi izakurengera. Aho waba uri hose, icyiciro cyose waba urimo, igihugu cyose waba urimo, rwose shyitsa umutima hamwe utitaye ku byo uri muracamo, ahubwo bifate nk'ibimenyetso simusiga yuko Imana izakugirira neza. Imana ishimwe. Mwakoze kudukurikira, mwakoze kumva ijambo ry'Imana. Imana ikomeze ibagirire neza. Munyemerere dusenge ubundi dusoze. Uwiteka Imana ikomeye, tugushimiye kuko abantu bumvisha ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe ryubake imitima yabo kandi rikomeze. Uwiteka Imana, ndasengera abantu bababajwe n'ubukene, ababajwe n'inzara, ababajwe n'agahinda, ababajwe n'uruvugo, ababajwe n'agasuzuguro k'umwanzi. Mu izina rya Yesu Kristo, Data mwiza, ndabasengeye kugira ngo basange ukore ku buzima bwabo, bahindurire amateka. Abatagira akazi ubaha akazi, abatagira ibyo kurya ubaha ibyo kurya, abatagira ibyo kwambara ubaha ibyo kwambara, abadafite amasukuru fizi y'abana uyabahe. Mu izina rya Yesu Kristo, babone impinduka no gutabara kwawe ku buzima bwabo. Muri uyu munsi rero ndabakweretse kandi mbashyize mu biganza byawe kugira ngo barengere bose. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze twizeye, amen.